Ni M2 TV once again kuri platform zose. Twagarutse nanone mu dukorere subscribe ukore share. Mu Rwanda twese twabaye ama TV gusa nyine tugomba kujya dutandukanywa na content dukora ndetse zikaduhesha n'abadukurikira niko bimeze. Mu Rwanda ngo buri umwe asigaye yibitse agacano kabisa. Gusa nyine tuzajya dutandukanywa na content ndetse n'ubumenyi n'ubushishozi dushyira mu byo dukora. Kora subscribe hano niba wumva nkufashije. Hanyuma dukomezanye ukubitemo na comment hano inbox ituvuga kuri mirere ya element akaririmbo gashya kabisa kari trend. Iyi nkuko bibona ni behind the scene yayo, uraza kuyibona kuri channel yacu hano hasi, uraza kureba mu video twagiye twaploadinga mu minsi ishije mikeya cyane. Iyi ndirimbo rero yavugwaho n'abantu batandukanye, niyo mpamvu twebwe tutari bupfe kuyigarukaho nkuko nababwiye ati tuzajya dutandukanywa na content dukora. Twebwe tugiye kuvuga ku social media influencer wabaye wayikorera challenge Dumba, ndetse akaba amaze iminsi itarenze 2 ayikoze iyi challenge. Akaba ariyo ifite abantu watchinze benshi kuri TikTok, ndetse nkaba navuga ko Dumba we all this guy the big respect nako. This is great one. Uyu mutipe kabisa challenge akoze indirimbo igomba kuva ku rwego rumwe ikajya ku rundi, niyo mpamvu tugomba kumwubaha. Uyu mutipe iyi video naguteguriyemo udu challenges nagiye nyuramo tugenda tureba buryo ki zagiye zikorwa ndetse n'ukuntu zagiye zirebwa kuri platform ya ere nkuko bazikoraga bahitaga bakora repost. Uragenda urebaho urebe n'ama views zagiye zigira ndetse n'ama likes, ariko uraza gusanga Dumba ari hejuru cyane y'undi wari we wese yabamuyango n'abandi bagiye babikora nka Judy batandukanye kabisa, ariko uraza gusanga Dumba abarusha views ndetse n'ama likes. Dumba rero no cap kabisa. M to TV or W for you to be informed, entertained, all with love.